Bendi kurira ngaha gutya ibirembe bene bindera kunezerwa ngashima Imana ndi Imana warakoze ngo kare kimwe niki ikindi niki umwana araragamo ngiki icanje ndaragamo ngiki agaciro k'uburiri nibukaga ahantu naryamaga nakora hariya kunduza kuri televiziyo ngavuga ati Imana wabwa icyubahiro amahanga yose yamamare kuko urukumbonanisha n'amahanga yo ndabonaga ngayabona iyi ni dushe naho gukarabira hano naho gukarabira mbagaze ngarambagaze hano naho kuvoma umva nibyo bindera guhaguruka ngishima ngaririmba nijoro ngasenga Mana warakaze ngabwira umubyeyi wacu ngo byamuhetse ndigacika umuzishi izaho riguma kandi yarinze abakomeye izaho ribarinda igihe cyose nyuma y'amahanga nyine ukuntu naje kugera hano ubwo mu myaka 20 nari maze ndi kuzerera ubwo Imana yatangiye kumbwira yuko imbaye inzu mu kwezi kwa 4 noneho yabivuga mu kwezi kwa 4 ngavuga ati oya niko bisanzwe kuko Imana yari yaramberezaga isezerano mbona bitinze mu butayu kuko ubutayu nabagamo ndari mbusaziye urareba umugabo yapfuye buno ari uruhinja na mubyaye none bari mu myaka 25 ubwo rero nakumva ibintu Imana yambwiraga ngavuga ati oya nagera imbere y'abari gusenga yaba Imana yatumye umunyakigali ni wambwiye yiri no sezerano ry'iyinzu noneho arambwira ati ukwezi kwa hari mu kwa 4 ukwa 5 ukwa 6 bizagera ari Imana yakoze ndavuga sinone ubwo mu kwezi kwa 4 kwa 5 none atangiye kuvuga ngo sezerano bandangiye kuribona nuko ngezaho kwezi kwa 5 kuzuye neza niho numvishije batangiye kumba amagara hasi umuntu mbamagaye n'umuntu uturutse hehe rwose nanje nge ninje uhindutse wa mwana wa Nyiranzage numvishe ngo nawe ari gushakwa nandikona navuze pe nashatse mfite imyaka mikeya cyane umugabo njatse nawe musanga nawe ubuzima nanyuzemo nawe ari bwo yanyuzemo twarabanye rwose tuburaraho bubonetse tugenda bubonetse ku buzima bw'icyo genda ari ngubwubu noneho ubwo igihe kigeze umugabo ndiyangubisha urushindo twashwanye yamfashe nk'umuntu ubona ari imbabare nanjye ndi imbabare ubwo rero indambarije birabacuye nzigira abana 5 bahungu 3 n'abakobwa 2 ejo mu mashuri kwabo abayobozi nta mafaranga basabaga bigiye ubuntu ubwo rero igihe cyarageze abana ngigiye nanjye banyishyuye ngiye kubona ngabona umwe atangiye kurariyo nasenga Imana ikambwira ati rero bano bana bawe uzabasengera nduzanye kuvuga ngo warabyaye nagezeho rero muko kwezi kwa 5 kugiye kurangira niho bambamagaye ndagenda barambwira bati ja mu Rugererero nta nitike nari mfite mbese ubuzima bwari bumeze nabi ngeze mu Rugererero mu nzira umugabo arambwira ati rero fata imodoka nihuragerayo vuba ubwo nda mafaranga bambaye 500 mbaye 500 nasanze abayobozi b'Imana yashizeho ntabwo bayiduhaye uwo munsi baratwanditse bamaze kutwandika turagenda bambamagaye ku cyumweru ku kindi cyumweru bambamagara bari kunzana hano uwo munsi ndavuga ngo Mana ntabwo nigeze nzinzira pe iyo ndebye iyi nzu ngahireba ngareba ko hanze hariho n'abandi batari njewe bafite imbaraga ziruta izanjye ndahaguruka mu nzu ngahaguruka ngabyina pe umugeri ngaho rindimura mbese ngabwira Imana ngo Mana uri igiki kuba warangunze simva abandi bakabaho abandi bagapfa nje ngabaho ngasigara mu butayu bw'ubupfubyi ngabyara abana bari kundera nabo bagatatana ariko simve ngagumya ngabaho ubwo rero bindera gushima
buriya nasize nduza kuri WhatsApp nahiriho nayisize. Ubuzima nanyuzemo rero nageze muno sangamo ibiro 15 by'ibishimbo, sangamo n'agafuka k'umuceri, sangamo n'akaduki 7 k'amavuta n'ubutije 6 bw'isabune. Ariko nabireba ngavuga ngo manza binatari ibyanje, narabivuze. Ubwo rero namaze kubisangamo nzangamo zino ndebe yino gaze era televiziyo ndabona sinanzayireberaho kuko buriya ndavuga ngo Mana manza atari nje, wowe ugeze kuri ibi bintu ubyicayeho manza atari nje. Ubwo rero igihe cyarageze cyakora twasanzemo niyo gafuka ka kabunga k'ubutayu nabunyuzemo. Icyo narira nawe ngo Mana niyo wamba inzu gusa ukamba n'inzu wenda yubatse ngawe se ariko ikazaba yanje ndahora yinzura. Ubuzima bwo gutekera kuri gaze rero nta kibazo dufite, twabuze udukara uyashyiraho tukarya ngo guhumbya ngo mu kanya ugasanga turariye, nta kibazo dufite. Oya nta kibazo rwose. Iyo mbagurutse ndi gukaraba ni ngareba hejuru gusa ngamanura amazi akamanuka ngakaraba, mva nyine ubwo bibonye abana ariko nameze nyine bandiko ngo Mana nanjye mbaye gukaraba neza, we ntuzanzajisha neza. Abambwiraga ngo nzapfa ndi kugwa munsi y'ibiraro, ati none Mana nanjye mbaye inzu nyigezemo nzapfa ngabandi, mva ngishima ngo n'uyubu napfa nahambwa mu sanduku nzima ngiye abandi sinaba ngipfuye ngimvubyi. Umuntu njimira ashimira Paul Kagame umubyeyi wacu, ntamwatura mwizina kose namuvuga singana nawe, ariko kubera yatubyaye aradupfira araduhagararira kugeza n'undi kumushima. Ngashima n'Imana yo mu ijuru yambangiye ikoga ikabivuga yarangiza ikaba yarashize ibintu mu bikorwa. Nusundi yasize mu bikorwa. Ngiye nashimira Paul Kagame kubera ko ngiye kumbona ucya narigaga pe mu shuri ntabwo nigaze mbu wa nyuma, nize mu wa mbere imbu wa mbere, niga mu wa kabiri imbu wa gatandatu, niga mu wa gatatu niga mu Rugererero mu wa gatatu imbu wa mbere, ngeze mu wa kane kuri Kanama Gatolike. Hejuru y'ubuzima twari tubayemo tutagira ahantu ho kuba no kurya, najya ndajya ku shuri ngaza ngabwirirwa nkanaburara, bonye gucyo njya gushaka ahantu nibera kubera ko uyu ahantu ho yabaga yageraga mu bizu bidasakaye akararamo. Ngiye mbonye gucyo mbona ndazajya ndashobora kuba mu kizu ngaharaye ariho ndara, njya gushaka ahantu nibera. Maze kuhashaka igihe abonye inzu yo gukondesha ngajya ndaza, bamusora hejuru yuko ndakonde twari dufite ngasubira iyo naba. Nashimye Imana kubera ko ngiye narabaye ahantu nyine mu gikire, nahise nzanjana televiziyo ahita yicara hano ndagenda njomeka gaze. Haro nyine n'abantu babishinzwe bo kutwereka inzira yo turacamo kugira tubiteke. Ndangije mfata isafuriya ndoza njomeka kuri gaze yicaye hano, nzana ibiryo ku isahani ajya ari kureba. Turanezerewe turishimye turashima Imana.